Ndabasuhuje, ndabifuriza amahoro n'amahirwe muri hose mu byo mukora byose. Imana ibajye imbere. Mu biganiro byashize hari ikiganiro twavuzemo inkomoko cyangwa se icyakabaye inkomoko y'ijambo umugabo, cyane cyane ko bigaragara ko amagambo menshi y'ikinyarwanda dusanga afitanye isano n'amagambo y'icyongereza, nyamara kandi u Rwanda muri rusange rutarakolonijwe n'abongereza. Igiteye amatsiko ni uko nyine amagambo menshi tuyasanga mu kinyarwanda, mu rurimi rw'ikinyarwanda, ariko ntituyasange mu bihugu duhana imbibi cyane cyane byakolonijwe n'abongereza. Aha navuga nko muri Tanzania, muri Kenya, mu Buganda. Ayo magambo ntituyasangamo, nyamara tugasanga afitanye isano n'ikinyarwanda, amagambo y'icyongereza. Nagerageje gusobanura mu kiganiro cyashize, nagerageje gusobanura ku ijambo umugabo. Tuvuga ko gabo cyangwa se ingabo cyangwa se umugabo, bwebwe ndagira ngo twasobanuye icyo ari cyo. Ubwo ngubwo utarakurikiye icyo kiganiro yanyaruka akajya kuri iyi channel akagerageza kumva, kugira ngo nyine asobanukirwe n'ibiganiro bigenda bikurikira buhoro buhoro, kubera ko tuzakomeza kugira amatsiko. Umugambi ni ukugira amatsiko ku nkomoko y'ururimi rwacu, kugira ngo abashakashatsi babone aho bahera, abashakashatsi mu by'indimi babone aho bahera, kugira ngo bazasobanure urubyiruko ejo cyangwa ejo bundi tuzamenye inkomoko yacu, kubera ko nk'uko tugenda tubivuga, igihugu kigirwa n'umuco n'amateka. Ikaze, muri kumwe na Cool News. Umuntu yakwibaza ati, watubwiye umugabo, noneho se umugore we byaba byarakomotse hehe? Bikaba akantu katera amatsiko. Ariko iyo uvuze umugabo, tureke iby'ingabo, tureke ibya Gable, ariko mu kinyarwanda cyacu iyo uvuze umugabo, ubwo uba ukwiye no kuvuga umugore. Nk'uko nigeze kubikomozaho ngo umugabo agirwa n'umugore. Nk'uko iyo uvuze umugore, umuntu yumva ko hari n'umugabo. Ndagira ngo na kare Imana irema yaremye umugabo, niko ibitabo bitagatifu bitubwira. Ariko ngo yasanze umugabo akeneye umufasha, ngo nuko iramusinziriza, ngo imufungura urubavu, ngo ivanamo umugore. N'ubwo umugabo yararyamye, akangutse abona yicaranye n'umugore. Ariko rero kuba Imana yarabanje kumufungura urubavu, nukuvuga ko umugore yari mu mugabo. Umugore yari mu mugabo, nukuvuga bari kumwe, bari umwe. Kwa kundi bavuga ngo uw'intangiriro n'uw'iherezo, cyangwa alpha na omega. Niko ndagira ngo niko ibitabo bitagatifu bitubwira. Ugiye hariya mu ntangiriro usanga ngo Adamu na Eva nuko byabagendekeye. Ariko nanone iyo tugiye mu rurimi rwacu rw'ikinyarwanda, ku bantu bikundanira,
aho ndanyarutseho gatoya. Wumva ngo umuntu akunda undi, amukunda nk'amagara ye, kandi amagara tuzi ko n'ubura cyangwa amara, ubura ni ukuvuga ibintu bikurimo mu nda ari amagara yawe. Ni ukuvuga rero ko umugore yakagombye kuba amagara y'umugabo we mu bantu bikundanira, alpha na omega. Ni ukuvuga umugabo utagira amagara, ndagira ngo sinzi ukuntu byamugendekera. Aho ngaho ndagira ngo nse nanone nusobanura gatoya kuri iri jambo ngo uw'intangiriro n'uw'iherezo. Buriya abazungu batwigisha iyobokamana hari ibintu bagiye baduhishahisha babishaka cyangwa se batabishaka. Bari bazi ko hari tutazagera ngo natwe dusobanukirwe, tumenye ukuri aho guherereye. Ariko uw'intangiriro n'uw'iherezo muri ubu buzima bwacu byakagombye kuba ni nako biri, uw'intangiriro hamwe n'uw'iherezo, kuko ko bari kumwe. Ahangaha rero turasangamo abantu babiri bari kumwe, umwe akaba ari uw'intangiriro, undi akaba ari uw'iherezo. Ni ukuvuga alpha umugabo, omega umugore. Abarasta bo basobanukiwe kera, nicyo gitumye bavuga ngo king alpha, umwami alpha, na queen omega, umwamikazi omega. Hari ahantu natembereye mu Burayi, muri bihugu by'Abaroma, icyumba basezeranyirizamo abantu bashyingirwa, umuhungu n'umukobwa, umugabo n'umugore bashyingirwa imbere y'amategeko. Muri icyo cyumba hamwe barahirira, hashushanijemo umugabo byanditseho ko ari alpha, n'umugore bishushanyijeho kandi binanditseho ko ari omega. Barabizi ko alpha ari umugabo naho omega ari umugore. Nubwo nyuma babihinduye uko babishaka kubera imyumvire yabo cyangwa se gushaka kujijisha abatuye isi, ariko alpha na omega ni ukuvuga umugabo n'umugore. Nubwo na mbere ya byose Imana ari imwe, kandi Imana ikaba ari intangiriro n'iherezo, kandi Imana akaba ariyo twese dukomokaho, niyo yaturemye n'iz'amabanga yayo. Nk'uko nyine twasanze ko yasinzirije umugabo ikavana mu mugabo ikavanamo umugore, nuko ko umugore ni amagara y'umugabo n'umwe, uw'intangiriro n'uw'iherezo bari kumwe. Ariko muri ubu buzima baratandukanye. Mu mibare ni 1 na 0. Ubwo byazaba ikindi kiganiro tubishatse, uko ufashe 1 ukongeraho 0 ntibizagira iherezo. Uko uwo mubare rero waje 0 waje kwiyongera mu mibare kuva kuri 1 kugeza ku 9, nabyo turabizi. Ibyo byazaba twazabifatira undi mwanya tukabiganiraho, ariko icyo nagira ngo twumvikane ni uko alpha ari umugabo, omega ari umugore. Uw'intangiriro ni umugabo,
uw'iherezo ni umugore, bombi bagakora ikintu kimeze nk'umuryango umwe utazagira iherezo. Umugabo akabyara n'umugore we bakabyara, ejo abana bo bakazabyara, ntibizagire iherezo. Ahangaha niryo banga ry'umugore n'umugabo. Twasanze rero ko umugore, mbere y'uko tujya mu kiganiro, ni amagara y'umugabo. Amagara yanjye ni ukuganira. Iyo rero uganira hari ibintu byo kuryoshya ikiganiro nyine. Si umugani, yaba byari umugani mba mvuze ngo hadisi njyo namwe mukansubiza ngo tembera. Ariko turimo turaganira ku bintu binakomeye cyane, kuko burya ntabwo tuzakomeza kugendera mu bujiji gusa ngo abazungu batubwiye ibi ngibi kugira ngo natwe twemere ngo ni ibi ngibi hanyuma bigendera aho ngaho. No, ndatembereye, ndimo ndivugira ururimi batumva aho ngeze mu gihugu cya kure. Ndavuga ururimi batumva, nabo baravuga sinumve, ariko nzi icyo nshaka. Ndashaka umuntu wo kuzambyarira abana. Muri make ndi Alpha, ndashaka Omega. Ndagiye umugabo anyereka urugo rwanyereka abana be, abahungu n'abakobwa, ariko kugira ngo nzabonemo uwo nshaka barankoresha inyuma hanjye harakoboka kubera gukora. Na kera mu Rwanda niko byagendaga. Hari igihe wajyaga gushaka umugore bakagukoresha byazanagira ahubwo bakanakujijisha, bakakubwira bati, bakaguha nk'abagore, abakobwa benshi baturutse hirya no hino, ugahitamo rimwe na rimwe bikanakugora. Ndagira ngo muzi umugani wa Rutegaminsi rwategura uko umugabo ateze niko ategurirwa. Ndagira ngo uwo mugani mujya muwumva, urumva? No, ariko rero nyine kari agaciyemo ubu ngubwo, ntabwo ari jyewe wagiye gushaka umugore. Ndivugira kugira ngo ikiganiro gikomeze kiryohe. Nuko umuhungu rero aragenda, niba yaravugaga Icyongereza, niba yaravugaga Ikinyarwanda, niba se we yaravugaga Ikinyarwanda, aho agiye bavuga Icyongereza, ibyo ngibyo ntumbaze. Ndimo gusa ndishakira uzambera amagara yanjye. Ndashaka amagara yanjye, amagara yanjye. Barankoresheje, ndakoze, ndahatswe, mbese umuntu birengeje guhakwa, ni uguhakirizwa kugira ngo Alpha abone Omega, kugira ngo King abone Queen, kugira ngo umwami ngewe mbone umwamikazi, kugira ngo uw'intangiriro abone uw'iherezo utagira iherezo. Nuko igihe kigeze, banzanira abakobwa n'abahungu. Cyangwa twivugire undi utari jyewe. Uwo wagiye gushaka
umugore bamuzanira abakobwa n'abahungu. Arareba udasa nawe, areba udasa nawe, ni ukuvuga uwo roho ye imwereka, uwo roho ye imubwira ati n'uyu. Ariko mu kumumuha nawe akamubwira ati ngo umukobwa wanjye, wenda tudakoresheje ijambo madota, we yakoresheje imvugo itandukanye umuhungu n'umukobwa, bamuha nyine umukobwa mu ijambo ry'icyongereza sizi ukuntu mubyita. Umubajije umukobwa, kwa kundi ab'iki gihe basigaye basa, ako nako nagaciyemo, ugasanga umuhungu n'umukobwa bambaye kimwe, bombi bambaye amapataro, bashokoje kimwe, bashyizemo amarinete, bageze gute na gute, ukaba wamubaza uti uri umuhungu cyangwa uri umukobwa? Akibwira wenyine ati ndi umukobwa. Gusa akubwiye ati ndi umukobwa, yabikubwira ngo iki mu cyongereza ra? I am a girl. I'm a girl. Ndagira ngo niko umuntu yabivuga ari nk'umunyamerikakazi, niko yabivuga. Uri umukobwa? Ndi umukobwa. Are you a girl? I'm a girl. I'm a girl. Niba uri umukobwa noneho rero, magara, ngwino ujye kuba amagara yanjye rero, uri amagara yanjye rero, uri amagara yanjye. Urabizi neza amagara? Yes, amagara. Uri amagara yanjye. Ahangaha ndavuga umuntu akaba yabyita nko gusara. Burya abashakashatsi ngo ni abasazi, ariko burya abasazi si abasazi. Gusara si ubusazi, ubusazi bwihisha ahandi. Gusara si ubusazi, ubusazi buba mu mutwe w'ababona abantu mo ubusazi. Ibisazi biba mu mutwe w'ababona abasazi. Amagara, uri amagara yanjye. Nuko amufashe ku rutugu ati ngwino tugende. Bafatanye ku gatoki. Alpha abonye Queen, umugabo abonye umugore, umuhungu abonye umukobwa. A boy have a girl now. You my girl. Afashe inzira arigendeye. Ubwo ndavuga King Alpha. Umugabo aragiye n'amagara ye. Bafashe inzira baragiye, bageze mu ahitaruye bahura n'abahungu. Abahungu biha kumukorera ku mugore wa mukobwa. Umuhungu atera hejuru. She's my girl, she's my girl, she's my girl, she's my girl, my girl, my girl, my girl, my girl, my girl, my girl. Stop that game. She's my girl. My girl, my girl, my girl, my girl, my girl.
ba bandi ntabwo bumvaga n'ibyo avuga, ntibumvaga ibyo avuga, bo babonaga wa muhungu wabonye umugore afata umukobwa amwegereza kugira ngo batamumwambura, bahita bamubonera izina, umugore, kubera ko wa wundi yavugaga maga, abandi ngo umugore, kubera hari ibintu bita gushyoma cyangwa kugoreka ururimi kubera ko utasobanukiwe neza. Ndagira ngo mu ndimi bigenda bibaho, umwe akavuga undi akabyumva nabi. Kera niga mu mashuri abanza dutangira kwiga igifaransa, twatangira kwiga igifaransa mu mwaka wa 3, umwarimu yavugaga ngo qu'est-ce que c'est, hari umwana we yasubizaga ngo kiski bigasetsa, bakamukubita ngo asubiremo qu'est-ce que c'est, nawe ngo kiski, kubera ururimi adashobora kurugobotora ngo ruvuge nk'uko babishaka, byumvikane nk'uko babishaka. Nta gitangazo rero cyo kumva magar ku rundi ruhande byitwa mugore, na karengo ni amagara. Ndagira ngo mujya mwumva abahungu babirabura bo muri Amerika, cyane cyane aba baraperi, ukuntu bakora ba muziki, ukuntu bavuga icyongereza cyabo cyihariye, nk'iyavuga umugore we, ni ukuvuga inshuti ye aba ari umugore we, by the way, kubera baba bakorana ibyo umugore n'umugabo bakora, ukuntu amwita ngo magar, amwita magar, she's magar, don't touch on magar, ntukore ku mugore wanjye, magar, umugore, amagara. Ndagira ngo mwumvishe ijambo twashaka kuvuga uyu munsi, kubera ko twaganiriye ku nkomoko y'ijambo umugabo. Uyu munsi rero twavuze ku ijambo umugore, aho ryaba rikomoka. Bisobanuye ngo niba hari umuntu wumva ibivuga ubu ngubu ari ugutabira, ari ugufitira wa mugani, ari ibintu bidafite ishingiro, kandi akaba akunda ururimi rw'ikinyarwanda, yatubwira we uko abyumva, akadushakiraho iryo jambo umugore ryaba rikomoka, akaba yahatubwira, akaba yatunyomoza, ni ukuvuga hariya muri za comments, akaba yavuga ati oya, ibi bintu ntabwo ari byo, ahubwo ni gutya, kugira ngo n'abandi buririreho. Ntabwo ari ibintu by'amaviews turwanira, ni ukubera gukunda ururimi gusa, kugira ngo n'abandi buririreho batange ibitekerezo byabo. Naho nihatagira igikorwa, uzakurikira iki kiganiro azabifataho ukuri, kandi wenda nta shingiro bifite, ari bya bindi nyine by'ubusazi bw'abasizi. Urumva, njye gitumye rero byakabaye byiza abavandimwe, abanyarwanda, kuko yewe ndimo kuvuga, niba mvuga ikinyarwanda ndi umunyarwanda byanze bikunze. Urumva, ndi umunyarwanda, ndavuga ikinyarwanda, nkunda ikinyarwanda cyane, ku buryo rero niba ari uguhimba, niba ari roho ya kinyarwanda imbwira iti vuga ibi, niba ari ubusazi, niba ari ubusizi buza gutya gusa, ibyo ngibyo nabyo umuntu yabyita uko abishaka. Ariko rero ibitekerezo nk'ibi ngibi biba bikenewe. Ngewe icy'ingenzi ni ugutera amatsiko abashakashatsi mu by'indimi, umuco
n'amateka, kugira ngo ururimi rwacu turuvuge tuzi n'icyo tuvuga, kubera ko buriya ururimi ni ikintu gikomeye cyane. Ururimi rurubaka, ururimi rurasenya, ururimi rwubaka nyirarwo, ururimi rusenya nyirarwo. Iyo uvuga ibintu utazi icyo bivuga, hari igihe uba witongera, hari igihe uba wituka, hari n'igihe uba wisabira umugisha. Ni ngombwa rero, ni byiza kugira ngo tumenye ururimi rwacu Ikinyarwanda, kugira ngo nitunakigisha abanyamahanga. Nabonye hari Abashinwa, hari Abazungu n'abandi benshi bashaka kumenya Ikinyarwanda. Nibura nakubaza ati iri jambo n'iri rikomoka hehe, ube wamusobanurira aho ijambo rikomoka, tutavugira mu kirere. Niba dushaka gushinga ururimi rwubaka igihugu gifite ingufu koko. Twibuke ko abazungu bajya kudukoloniza bakoresheje ururimi, bajya gusa n'abatwica mu mutwe bakoresheje ururimi. Ariko ubu harageze ngo tumenye ururimi rwacu aho rukomoka. Nidusanga hari ibintu batwitiriye ari bibi, tubivanemo mu rurimi rwacu, tubivanemo mu rurimi rwacu. Urumva, nicyo gitumye rero ngewe mbona akanya ko gutekereza ku Kinyarwanda, kuko ni ururimi rw'igihugu cyanjye, rw'abavandimwe banjye. Ntabwo no kurwibagirwa, iyo rutangiye kunshikaho gatoya, Ikinyarwanda gitangiye kunshikaho gatoya, sinzira. Ijambo ntangiye kuvuga ngobwa, ndatangira nkongera nkarivuga buri munsi, kugira ngo ryongere rigaruke, ritazanshika. Naho ngeze, kubera ko ngiye ubaganirira, ntabwo ndi mu Rwanda ubu ngubu, ariko roho yanjye yo irahari, ariko umubiri wo wibereye ahandi. Urumva, amagara umugore, magara mugore, mugore mwiza, mugore, magara, magara. Sinzi niba ibyo bintu bidafitanye isano. Ndagira ngo nsabe abakuze bamfashe, abazi Ikinyarwanda bamfashe, abize bamfashe, cyane cyane ko iyo urebye muri iri jambo umugore, hari agace k'ijambo katajya gahinduka. Mu Gifaransa ndagira ngo babyita, mu Kinyarwanda babyita igicumbi cy'izina. Igicumbi cy'izina. Kubera iki najya gushakishiriza mu Gifaransa cyangwa mu Cyongereza, kandi mu Kinyarwanda babyita igicumbi cy'izina. Sinzi niba hari abantu bize ibyo bita inteko z'amazina. Uvuga ngo umugore, abagore, ngiye kuvuga ibintu bitaryoheye ugutwi. Nk'abagore banini ushobora kuvuga ibigore, nk'abagore bato ushobora kuvuga utugore, cyangwa se Imana imbabarire cyane ukavuga akagore. Ariko hari ijambo, hari agapande kadahinduka muri iryo jambo, uko bita gore. Gore. Iyo rero ugiye mu Cyongereza nanone usanga harimo rya jambo ryo bita girl. Girl bivuga umukobwa. Ndagira ngo turahumvikana. None rero, niba girl na gore wumva bifitanye isano, kandi tukaba tuzi ko
umugore uyu munsi ejo hashize yari umukobwa. Ni ukuvuga umugore yari girl, kandi tukaba tuzi nanone ko mu bintu abantu bakundana hari ijambo bita amagara. Uri amagara yanjye, abazungu bavuga ngo uri umutima wanjye iyo bashaka kubwira umukunzi we, ariko twebwe tuvuga mu Kinyarwanda amagara yanjye. Amagara yanjye ni ukuvuga umugore wanjye. Iyo rero kandi tukibuka nanone ko dusanga nyine umugore ngo yaravuye mu mugabo, kandi amagara aba mu muntu. Iyo umuntu arebye isano ayo magambo yose cyangwa se ibyo bintu byose, iryo hererekana ryose rifitanye, ntabwo byaba ari ubusazi kubisanisha ukumva ko ijambo umugore ryaba rituruka ku ijambo girl ryo mu Cyongereza, cyangwa se girl ryo mu Cyongereza rikaba rikomoka ku ijambo umugore y'Ikinyarwanda. Ibyo byose biterwa n'ururimi rwabanjirije urundi ni uruhe. Uri mumbwire ngo Icyongereza cyabanjirije Ikinyarwanda, hari igihe namubwira nti uribeshya kubera impamvu izi n'izi. Mbifitiye uburenganzira kubera ko ubushakashatsi bugaragaza ko abantu bakomoka muri Afurika indimi zigenda zihererekana, kandi ibintu ngo bisubira aho byaturutse. Ndakubwira iki kindira? Ntabwo nakubeshya, ni ukuvuga ngo aha ni ah'abashakashatsi. Niba dukunda igihugu cyacu, Addis njo mugore magara I love you. Ndabakunda cyane. Mwari kumwe na Cool News. Naho utaha.